Ibi bintu rero byabaye hagati ya Lumumba n'ikipe ya Algeria bitwereke ko nta muntu useka intwari ngo bimugwe amahoro. Ese iyo umuntu asetse intwari akayitesha agaciro imbere y'uruhame rw'abantu bose bigenda bite? Bigenda bite cyane cyane iyo amateka cyangwa rasisme ihuye n'amateka, noneho abantu bakibuka ibyabaye bikamera nka kwa kuzura akabuze. Iyi ntwari ya Afrika iteshejwe agaciro bene kariya kageni nk'ibyabaye ikipe ya Algeria imoka Lumumba uriya, kugira ngo yerekane ko abanyafrika nta maro dufite. Iyo intwari ya Afrika iteshejwe agaciro, noneho bikaba uruhurirane bigahura n'amateka, bikatwibutsa intwari yacu Lumumba ibyayibayeho, bisobanuye iki? Ntago ari mu match imwe, ntago ari mu match ebyiri, abanyafrika twamwiteka dufatwa nkaho turi abantu bari inyuma. Buriya ku bantu benshi batabizi, bariya barabu bageze hariya muri 600 nyuma y'ivuka rya Kristo. Bariya barabu ntago biyumvamo ko ngara abirabura. Iyo muri kumwe muri ahantu rwihishwa barakubwira ngo turi abanyafrika, ariko uriya mukino warabatamaje. Warabibonye niba bakora ibintu bimeze kuri imbere ya kamera y'amamiliyoni n'amamiliyoni, uvuga mu mitima yabo bafitemo iki? Icyabaye ni iki rero? Icyabaye nuko bino bintu byose n'ububyutse wibuka ko ari nabo batangiye icuruzwa ry'abirabura. Buriya abarabu nibo batangiye icuruzwa ry'abirabura mbere yuko abazungu babizamo. Ntago wavuga rero ngo ari neza batwifuriza nimwe. Urabona ibyabaye, bavuga Lumumba ko agomba kuryama agasinzira byarangiye, ariko ibyabaye Nigeria imaze gukubita Algeria byabaye ikosora rikomeye cyane. Bivuze iki rero kuri twebwe? Bivuze iki nk'abirabura? Buriya abirabura benshi bararebye barenzaho birarangira, ariko ku barabu wabonye kuko niba uri umunyafrika koko bino bintu biri kugateka ka muntu k'abanyafrika, kwishyura ukwizana k'umunyafrika. Ibaze nawe ni gute muri Algeria umuntu yavuga ngo umunyafrika yarangiza agakora ibintu nka biri y'intwari Lumumba? Bisobanuye iki? Bihita bikwereka ko nyine ntaho muhuriye, ntago ari abirabura, ntago ari abanyafrika nkuko nawe wimva nk'umunyafrika. Kuko uzarebe nta wundi mwirabura wapfa gutinyuka gukora ibintu nka biriya akina mu ikipe y'igihugu kindi cy'Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Watinyuka gukora ibintu nka biriya uriya mukinnyi wa Algeria yakoze n'abandi bose ibyo bakoze, kuko azi ko turi kumwe turi Afrika. None kuba uriya mwarabu wo muri Algeria yarabikoze bikubwira iki? Bita bikubwira ko nyine ntago biyumva nk'abirabura ari byo nakubwiraga. Tubyinjiremo rero tuze turebe impamvu yabibateye n'isomo tugomba kuvanamo, kuko buriya bishe ibintu byinshi cyane kandi biragenda biganisha bwa buhanuzi bw'isi ya nyuma, aho buri wese azagaragara ni bande ubwoko bw'Imana, ni bande bagurishije ubwoko bw'Imana, ni bande bagizemo akagambane. Ibyo byose nibyo tugiye gusesengura turebe, noneho turebe koko bariya barabu bavuye he, byagenze gute, kuki badufata kuriya. Ariyo mpamvu umvaga abantu bajya muri za Oman, bajya muri za Dubai, bajya he hose babirabura bakahurira n'akaga gakomeye cyane. Abarabu nibo bantu ba mbere banga birabura kurusha nuko abazungu banga birabura. Niba utarubizi ubimenye. Tuzi twese ko iyo wumvishe izina Patrice Lumumba uhita wumva intwari ya Afrika. None kugira ngo bari abarabu bitware kuriya byagenze gute? Nuko mu mivugire bita abanyafrika, ariko ku rupapuro ntago babyemera, ntago bemera ko ari abanyafrika. Hariho nagize kubaza nti ese mwavuye he muza muri biriya bice? Yaransubije ngo ntago tuhazi, ariko iyo bavuye turahazi ko bavuye muri Ottoman Empire, baraza bafata hariya ku ngufu muri 600 bahindura abantu bose, babahindura abasilamu ku ngufu. Ariyo mpamvu abantu binjira mu bisilamu batazi ibyo ari byo. Muri 600 nyuma y'ivuka rya Kristo nibwo byabaye. Kuba rero bafata intwari ya Afrika nk'iriya bakayugeraho nk'uburimiro, niho kubwira ngo mwege abanyafrika ntacyo mumaze, ntacyo mumaze. Tekereza gufata intwari ya Afrika nka kuriya ukayimokinga, ugaseka, ugatwenga, umupira ugakomeza, ntihabeho kuhagarika, ntihabeho inkurikizi n'izinanye na biriya bakoze ngo byo gusaba imbabazi n'urwiyerurutso. Kuko tubizi neza umuntu wagiye gukora ibintu hariya ku karubanda imbere y'amamiliyoni n'amamiliyoni, ni kamere bibarimo.
ni kamere, kuko nta kundi kuntu bisobanura, ni kamere, nibyo nyine ibyari biri ku mutima nibyo byasohotse hanze, noneho bisama isi yose yabirebye. Niyo mpamvu babonye ko isi yabimenye byose, yabibonye, niko kwirutsa basaba kuri yakuntu kw'imbabazi, naho ubundi ku bushake bwabo, umutima nama wabo, nta kintu kimwe cyari kirimo, kuko bazi ko twebwe ahubwo ntacyo turi cyo niko badufata. Abarabu burya bafata birabura nkaho sinzi ko nabikubwira, ariko nyine igize imana ukabimenya ububizi. Nicyo rero cyabaye kuri ya match, ubwo bashaka gusuzugura intwari yacu Lumumba, ariko noneho baje gura nikosora, ibindi ni amateka. Hari nubwo byageze kugera biriya bihugu by'abarabu biri ruguru muri Afrika y'Amajyaruguru bishaka ngo bijye ku Burayi bive kuri Afrika, ariko byaranze. Abazungu barabangiye, kuko buriya abazungu nabo bafata bariya abarabu nabi cyane, ntago bemera. None ukibaza uti ni gute biriya bihugu, yaba Maroc yateguye biriya, yaba za Algeria, za Tunisia, muri Egypt, mu Misiri, bose Misiri ho batwibye amateka, ni ibintu bikomeye cyane, byo n'ibindi twakwinjiramo, hari igihe wenda nzabizana hano. Ni gute bafata ibintu byose, baratereranwe, abazungu barabirukana, baza ku mugabane wacu, bari ku mugabane wacu, noneho banadusuzugurira ku mugabane wacu. Urumva n'ubugesera. Ariko nyine Uwiteka Imana niyo izabadukiza, niyo bakwereka ibintu nka biriya, n'ubushake bw'Uwiteka kugira ngo tumenye abari abantu batari babizi, amakamera ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni, abereke bariya abantu abari bo. Bariya abantu rero, tekereza gufata umuntu, umugabane wese wa Afrika ufata intwari kizigenza mu ntwari za Afrika zabayeho, ukamukora ibintu nka biriya imbere ya televiziyo, imbere ya kamera. Ni ukuvuga ngo ibindi byose baba bashaka kuvana ku banyafurika babivanaho. Uzarebe hari n'igihe mushobora kuba muri kumwe akakwita ngo kuze umunywanyi wanjye, umuvandimwe, ariko inyuma ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora bihabanye kure n'ibyo bakubwira iyo muri kumwe imbona nkubone. Niko bimeze rero. Ndagira ngo rero n'isomo twabonye ku bantu batari babizi, barabimenye. Ubu ngubu rero iyo abantu batangiye kumenya ibintu gahoro gahoro, nibwo noneho kwa kwikukira, kwa kwigenga kuba gutangiye kujya mu buryo. Buriya ntibazi yuko bakoreye abanyafurika umuti, kubera ko abantu bose banga birabura bari kugenda bagaragara bajya hanze, bazi ngo wenda biracyameze nka kera ubwo babikoraga nta kamera nta kigihari, bigahishwa. Ariko ubu ngubu burya amazi nta gakiri yandi, ibintu byaje habona byose, kuko Imana iravuga ngo wibuke mu ijambo ry'Uwiteka Imana iratubwira ngo nta kintu na kimwe gihishe kitazajya habona. Yarasizwe y'abakorera abirabura, uko bigenda uko babihisha, bari bazi ko bazabihisha imyaka n'imyaka, ariko noneho batangiye no kuzajya babikorera ku mugaragaro, noneho kugira ngo abanyafurika bamenye abari bo koko. Nyuma niko zatangira kwibaza abantu ko twamituzi ko ari abanyafurika, kumbi bakadukorera ibintu nk'ibi ngibi, ni gute umunyafurika yakora ibindi bintu nk'ibi ngibi undi muntu w'umunyafurika? Urumva ko bizatangira aho ngaho, bibaza abantu, noneho amaherezo bamenye ukuri kuzaba batura. Mbere yo kwinjira mu masomo twavana muri ibi bintu, reka tubanze twibaza ikibazo kimwe gusa. Ese koko birashoboka Afrika kwiyunga harimo bamwe bavuga ngo ntago ari abanyafurika, abandi n'abanyafurika bamwe batabyiyumvamo? Birashoboka? Ngaho mbwira nawe niba abantu bashobora kwiyunga ngo babe Afrika imwe harimo abatakiyumvamo nk'abanyafurika. Buriya niyo mpamvu abantu bajyaga bakomera amashyi Kadafi, bakavuga ngo Kadafi ngo ashaka kunga Afrika, ngo Afrika ngayigira imwe. Ntabwo mubizi, buriya Kadafi yari afite umugambi w'uko biriya bigeraho twari kuba duhuye n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo amategeko y'Abayisilamu yari gukwira hose, kuyoborwa cy'Isilamu, noneho ahubwo ibyo Afrika yari ifite bikeya bikagenda nka nyomberi, kubera ko utabaye umuyisilamu hari kuba inkundura ikomeye cyane. Kuba rero yarateshejwe nawe, nabyo n'Uwiteka Imana yabishatse, ari nayo mpamvu yashatse kubigerageza, baramwivunnye, atari kuvuga ngo nibo babishatse wenda, ariko n'ibindi nabyo byavuye kure. Umuntu yakubwira nuko we yarazi ko ari kubikora abikoresha imbaraga ze, ariko umugambi we Imana yarawubonaga. Yes, yashaka ko abanyafurika abashyira hamwe, ariko wahita wibaza mu buhe buryo? Ko Kadafi yagera kuri ibintu by'amafaranga, agashyiraho za satelite, agashyiraho iki byose, abanyafurika bose bari kubabwira ngo mu b'Abayisilamu,
niho byaganaga. Ariko kubera ko umugambi we Imana yawubonye kare kera na kare twe abantu tutawubona, ntiyatumye abigeraho. Kuko uzarebe na Ibrahim Traoré ushaka kubigerageza, ubona ko ashaka kwitandukanya n'ibintu by'Abayisilamu. Baramubwira ngo tuguhe imisigiti akanga. Yamaze kubona ko buriya iyo Imana izamuye umuntu imuha n'umwuka umugendaho. Uriya mwuka umugendaho wamweretse ko biriya bintu by'Ubuyisilamu ari ubuyobe. Ni ubuyobe kuko ntago watatira Imana nyamana ngo ujye gushaka imana zindi ngo uvuge ngo Imana izahumugisha. No, ntibishoboka. Ntibishoboka kuko Imana yabibonye kera na kare, irahatubera aho tutari kuko ibona byose, isumba byose. Niko byagenze. Niyo mpamvu Kadafi uriya mugambi bamatse ibihugu bahise bamwivuna kubera ukuboko gukomeye k'Uwiteka kwari kuza imigambi ye mibisha yaragambiriye yo kugira ngo azagire ubwoko bw'Imana bw'abirabura ingaruzwa muheto. Isomo tuvanye muri rero Afrika ni kuri kuvuga ndanze, enough is enough. Turanze, twaciye umurongo. Bari abantu rero b'Abarabu bazi kwenda tukiri injiji nka kera uko byanye bimeze. No, ntago ariko tukimeze. Ubu ngubu igihe cyacu cyarageze, kandi kwishyura ukizana kw'Abanyafrika ni ibintu bitagomba kwigingira Abarabu ngo berekane ko aribo bari hejuru yacu, aribo kizigenza. No, ibyo bintu byararangiye. Mu myaka ije bagiye kujya mu myanya yabo, abazungu bagiye mu myanya yabo, Afrika yongera isura n'ubutware. Bya bintu nk'ubwira iteka ubuhanuzi bw'inkone ebyiri. Abayuda bari muri Amerika aribo barebirabura bari muri Amerika n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afrika baze hamwe bakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Bira byose rero babikora kugira ngo bigende gute? Babikora kugira ngo berekane ko Afrika tukiri hasi, ari mu myaka y'1800 ariyo tukiri, ariko bakibagirwa ko uko iterambere rigenda ritera imbere, ahubwo twebwe kubera ko bari basize inyuma abantu bacu nta bwenge ntaki, none buri wese akaba afite access, akaba afite kugera ku nyigisho n'ubumenyi, nibwo bazashiduka twarongeye kubacika. Ntabwo babizi rero, baracyazi ko tukiri muri ya myaka y'1800, ariko Uwiteka yamaze guca umurongo aravuga ati no, enough is enough. Bwa bwoko bwanjye mwabariye mwababariye cyose, ngiye kongera mbibuke. Kuba rero baratesha agaciro intwari yacu Lumumba kare akageni, bibwira ngo bari gushyira hasi ubwoko bwa Afrika, ahubwo icyo umwanzi wakoresha n'icyo Imana ikoresha kugira ngo gushyire hejuru. Reba noneho ukuntu byagenze, baratsinzwe bavuyemo, noneho bishyize hanze baramenyekanye, noneho Afrika izamuye Amerika, ndavuga Imana izamura ubwoko bwayo bwa Afrika, ariho na za Amerika nazo zatangiye kureba zavuga ati bano none bamenye abari bo, bakamenya ko ari ubwoko bw'Imana, bizaba birangiye kuko ubwoko bw'Imana buri muri Amerika aribo Yuda n'ubwoko 10 bwari muri Afrika, niba kaza hamwe ariho bihita bihurira na zirangendo ISP show arimo arakora kugira ngo noneho bikangure baba jene n'abantu bari muri Amerika bumvaga yuko kujya muri Afrika ari mu ishyamba, bose bazashira ubwoba. Urebe ibintu byose kuri biri kubera icyarimwe, ntago ibi ngibi ari uruhurirane, no umupango w'Imana, umupango w'Uwiteka. Imana ishobora byose, kubera ko rebe biri kuba hirya no hino. Uzarebe, urebe Bakari, urebe ba Owens, Isho Speed, bari abantu bose baravuga bakazamuka, ubwoko bw'Imana bukamenya ukuri. Kuki biri kuba gutya? Nta ba pastor babikoze, nta ba bishop babikoze, nta ba apostle babikoze, ariko abantu basanzwe. Ari naho subira inyuma nkavuga nti ijambo ry'Imana turarifite riradufasha, ariko ko abazungu bari tubwiye ni macuri. Kubera ko uzarebe ni gute abantu basanzwe bita abisi bavuga bashyira hanze ukuri kurusha abantu bari mu ijambo ry'Uwiteka. Abantu mu ijambo ry'Uwiteka sinzi ibyo bibereyemo, niba bibereye mu bya 10 mu by'icumi cyangwa n'ibindi bintu nk'ibyo, wakwibaza impamvu. Kubera iki? Reba nka Kyrie Irving ukina basket, Candace Owens, Isho Speed, nibo ubona ububyutse busa nkaho buri kunyuraho bufungura abantu benshi mu maso, mu gihe ba pastor, ba bishop bose bari aho ngaho, apostles bari aho ngaho, ntihagire n'umwe ugira impact ikomeye nkuko abantu bari kugira impact. Yes, ushobora kuvuga uti wenda nuko bazwi cyane n'ibyo cyose, no, ariko noneho kuki uko kuri kwibanze aba bishop
n'abo apostles atari ko babanza gushyira hanze mbere yo gushyira hanze ijambo ry'Uwiteka no kubigisha abantu. Banza wigisha umuntu uko afungura amaso akabona, noneho agira inyurabwenge byibuze iri ku rwego rwo hasi kugira atangire asoma ijambo, noneho ubone kumwigisha ijambo. Numara kumwigisha ijambo wamaze kumuhumura bizoroha. Ubu rero byose biri kugenda biba, cyane cyane dusoza nanone ibi byabaye kuri Lumumba intwari yacu. Yes, mu ruhande rumwe biratubabaza tukabireba bikadushengura, ariko mu rundi ruhande bidutera ishema kubera ko bituma noneho isi yose imenya ukuri. Babandi bitwikiraga uruhu rw'intama bagahita bagaragara ko ari ibirura byaje kutwishamo, bitemera Afurika, bidakunda Afurika, bidashaka Afurika. Ahubwo igihe kizagera noneho ya Mana yacu, Imana nyamana ya Abraham, Isaka na Yakobo, ikazacagura ihene n'intama, ikazacagura uburo n'urubafu, ikazacagura umukara n'umweru. Buri muntu wese akazamenya noneho ubwoko bw'Imana ni bande. Biraje rero, tumushimire wowe twabanye, namwe mukomeje kwiyandikisha, nkambashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyud.